Bamwe mu bana b'inyarurembo bakurikira gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri batangiye kwigirira icyizere. Philippe ngo yaboneye igisubizo igihombo yaramaranye iminsi. Nurunana kuseka se nambaye nabi sori. Oya si wowe nsetse. Nsetse ukuntu mbajishe niba ngiye guhinga nambaye gutya. None se ko mbona akiri karuta ugiye mu nama ya masaha urumva nakeka ko ugiye kandi muri iki gitondo. Ngiye mu isoko reya. Isoko rya Nyarurembo rirema hakeye ntabwo waba urigiyemo iki gihe. Aha. Oya ngiye hakurya mu ryo mu wundi murenge. Ko wivurnye sugiye kugura ibicyo utabona i Nyarurembo. Yewe umugabo wanjye nta mapantaro afite. Ndashaka kujya mu isoko rinini nkareba ko namukurirayo yaba yambaye. Cyakora wikundira umugabo wawe pe. Ubu niwe kujyanye hakurya iriya. Umva reya di. None se ntikundiye umugabo nakunda nde wundi. Ninde wamunkundira? Gusa n'abana nuko. Kandi iminsi mikuru yegereje. Abantu barihemba rero maze urumva bagasa neza. Ni byiza cyane pe. Nanjye mba numva ngize umuryango najya nkwitaho nkawe. Oya humura rwose nkonihira igihe. Kandi uracyari muto rwose ntabwo uragira igihe cyo kwiheba. Oya sindiheba ariko kandi ndanakuze da. Humura nawe ni vuba. Kuri mwiza se kandi ukaba ufite akazi. Urumva wabura umugabo gute? Ibyo se wabirata sori. Erega wibuke ko abakobwa tutarambagiza twicara tugategereza baza kudutereta. Yawe ibyo byari ibya kera. Kuri uwo mukobwa ushaka umusore. Ayiwe areba uko yikoza hirya akikoza hino akamwicira akajisha akamwereka ko amwiyumvamo bigahura gutyo. Yewe ntibiba byoroshye kwereka umusore ko umukunda ari wowe bitangije. Ikigo ese ni iki ko kuri telefone byakemutse. Uramuhamagara urumva ukajya umwandikira kenshi naho ageraho nyine akabibona. Ahubwo se nta makuru ya titireri. Araho tujya tuvugana gake gake. Aha ko gake gake kubera iki se muvugana gake. Wagiye umuhamagara kenshi wa mukobwa ukamubaza amakuru ukamubaza uko yaraye nuko yiriwe nuko bitangira ariko. Ako sori. Nejo bundi ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida twari kumwe ariko mba nyine muganiriza utuntu turaho mba ninya. Mba bese. Rero nkubwire. Ikintu ugomba kumenya nuko nta kintu na kimwe cyikora kuri isi. None se kuki ngira inama yo kwikundisha kuri titirere kandi uzi ko afitanye ese. Ariko ubona iriya rumari nk'uko yarangwida ikwiranye n'umusore mwiza nka titirere. None se ko yamushimye. Ashima iki siriya nyankara gata arayishima mwiki. Wowe shyiramo imbaraga yewe. Shyiramo imbaraga titirere ku mukobwa mwiza nka Reya ugitemba itoto ku matama yombi di. Urumva umwana wize, umwana ufite amashuri ye n'akazi kamuha amafaranga. Va kuri rumari. Ibyo bintu uvuze urakomeje sori cyangwa urashaka kumva kamvamo. None se cya gatatu cyari gikomeye. Wabonye kangahe? Gisubizo se ni cyari 12. Nanjye nicyo nabonye. Ngewe se ko nabonye 10. Ngewe nashyizeho 16. Mwabyishe igisubizo cyari 12. Kiriya ntabwo cyari kutonanira kuko papa amaze iminsi abidusobanurira. Iki kizamini cyari cyoroshye. Nshobora kuzacyuzuza. Nanjye nzacyuzuza cyangwa mbureho nk'abiri. Ngewe sinzi aho nzabona. Ariko icya kabiri cyo nzakibona. N'ukuntu cyari cyoroshye koko. Uzabona icya kabiri gusa nduti. Kandi mwarimu yari amaze iminsi abidukoreshamo imyitozo avuga ngo tubyige cyane. Mwibeshya biriya ntabwo twigiye tubikoramo imyitozo. Wiburana nibyo nara. Ejo bundi muri gahunda nzamura ubushobozi biriya bibazo twarabikosoye. Ni umunsi nasibaga 10. Kandi koko ni umunsi usibuka ajya gucuruza avoka. Cyakora nanjye mbonye nzarusha. Mwajyaga munyiha mukavuga ngo ninjye kururikiriza ariko narame n'abazagikurura iki gihembe. Nuko ari nyogokuru wansibije wowe nabwo ari kuzandusha. Kubera iki se ntakurusha? Uziko aho ntangiye kujya muri gahunda nzamura ubushobozi nsigaye ngerageza ntagitsindwa nka mbere. None se njyewe sinyenga ko ari uko nyogokuru ansibye. Ihangane rero nakundi uzatubera uwanyuma. Niba twimura wowe bazagusibiza. Wica undi mwana intege nduti. Niba iki gihembwe adakoze neza igitaha ashobora kwisubiraho. Kandi nara ugize amanota meza mu gihembwe gitaha n'icya gatatu ushobora kwimuka. None se nk'ubu nabwirwa n'iki ko mu bindi bihembwe bisigaye nyogokuru atazakomeza kunsibya. Pascal we ugiye mu kirakase? Ikirakase ndagiheruka.
none se niba nta kiraka ufite ugiye he? Ngiye kuba ndambora amaguru neze ndicara ahangaha ngo nkore iki? None se biriya bibazo bya none saa tatu urabikemura gute? Jya uva ku bakire ariko ubihorere. Birajye kubibwira abazungu n'abakire bagenzi be. Kandi wumva ngo ku kigo nderabuzima atazanyakira ninjya kubyara ntuje ibyangombwa by'umugore witegura kubyara. Mwihorere yewe abari mateta. Adateta se umugabo we so umukire. Hanyuma se umwana naza bazamusubizayo ngo ntiwaguze ibinyabazungura. Ariko ntukavuge gutyo Pascal, kuko ibintu avuga bimwe na bimwe birumvikana. Cyumvikana bitariko. None se kubona nta minsi isigaye ngo mbyare, tukaba nta kenda ko umwana turagura, nta kigoma, nta gishora, nta mutaka, nta ki. Uwo mwana navuka nzajya mutwara mu ntoki. Hanyuma si ibyo byose ko nta na kimwe gitoragurwa mu muhanda, uragira ngo bivehe koko mukobwa. Ubigure. Ndabigura iki se? Meruka ikiraka ryari ku buryo ntekerezaho amafaranga mukobwa aja. Hanyuma y'unywera ntabwo yavamo ibyo byose. Ayo nywera se nayahimba nayakuye hehe? Pascal, ziba utanzamurira kamere bikaba nabi. Nijo ntabwo watashye wasinze. Niba abagabo bagenzi banjye banguriye nari kwanga. Kandi rwose ungabanyeho n'amagambo kuko niwe unywera menshi kundusha. Ubuse mperuka kunywa ryari? Kuva inda yagera mu mezi 8 ndacyabasha kugera ku kabari. Umva, amafaranga wanywere mbere yuko unanirwa kugera ku kabari niyo menshi di. Urumva? Iyo yegeranya aba yaravuyemo ibyo byose uri kunsaba. Pascal, menya ko igihe cyo kubyara cyageze ushaka ibyangombwa nkenerwa by'umugore witegura kubyara. Ariko si ibyo byangombwa untuma gushaka, ndajya kubishaka hiye. Umugorera. Uhise wigira mu rugo se bude? Ndatashye ngiye kureba abana Firi. Nari nciye hano ngo ndebe niba n'uyu munsi utakoze nk'ejo. Waba yiretse gato se nkakubwira akantu. Kerekeranye n'iki se Firi? Sha wa muvuna muheto wishe inyuma yo gucuruza sinunguke rwose namumenye. Firi. Mbabarira ibyo bintu by'ubupfumu bireke pe. Ihangana ukore nk'umuntu wize. None mbore guhangana n'ibishaka kukunyicira business se? Ibyo bintu bakubwiye no kukubeshya Firi. Warese nkakubwira ko amakuru rwose yose namaze kuyegeranya nyafite 100%. Habe na 0%. Ingirwa mupfumu yakubwiye ibyo byose igambire kukurya amafaranga nta kindi. Ikibabaje kurushaho nuko ugiye kwiteranya n'abantu bari inshuti zawe bashinja kukurogera business. Ariko se ninde wakubwiye ko ngo ngiye nagiye mu bapfumu? Ejo se waracuruje. Sinaciye hamvuye mu kazi ngasanga harakinze. None umvuje uvuga ngo ukubuza gucuruza wamumenye. Namumenye da, nta wundi rwose ni umugabo bukungu. Namumenye pe. Namumenye. Umuntu wahe ko nta muntu nzi muri Nyarurembo witwa gutyo Firi. Uriya mugabo ucuruza inyama mu isoko wavuze ucuruza izakazi mara niwe bukungu. Ni ikibazo cy'ubukungu yewe. Abantu barakennye nta mafaranga yo kugura inyama bafite. Nugize ngo aragura ko kwihumuriza, agura gato ko gukora isosi ngo ahumurize inzoka. Rwose. Ariko Firi nukururu urwenya gusa. Gutese. Uzi ko warubanje kunkura umutima kira ngo umugabo wanjye yatangiye kuraguza. Kandi ngo umuntu abitangiye ntabireka. Oya. Nabonye ko ikibazo ari ubukungu. Sibyo nakubwiraga se nta bantu bafite amafaranga yo kugura inyama nyinshi ni bake. Kandi abantu bamaze gusobanukirwa ko kurya ibikomoka ku matungo bitagomba ubwinshi. Burya gato gahoraho karuta byinshi by'imboneka rimwe. Uzi ko iyo takineke ejo n'uyu munsi nayigerageje nkabona itanze umusaruro. Ubu none uje kugura ikiro ndamuha, ushaka inusu nkamuha, robo rwose nkamuha. Yewe hari n'umusaza waje akanyaka kanusu robo, nako rwose narakamuhaye. Sibyo nakubwiraga se. Erega abantu bose ntabwo bafite ubushobozi bwo kugura ikiro cy'inyama. Byatangiye gutanga umusaruro pe. Nuko kugira ngo zimaze gucuruza hafi ibiro 30. None se ejo wari wagiye? Hari ahantu bari bandangiye inkoko za make. Niho nari nagiye ngo ndebe ko naziranguriye iminsi mikuru. Nukurangurana ubwitonzi ariko utishinga ngo minsi mikuru barya inyama cyane ukarangura nyinshi zikazagupfana. Humura umuvuno nawe ubonye abakira rwose bagarutse. Ni ngewe wari wariyiciye isoko. Ariko se mukobwa aja nawe Pasika avuga ko mwarenze guhisha ibiryo munsi y'urutara mwumvaga nje ntariye koko ku buryo mbarira ibiryo nkabimara. Rwose mujyana mvugishije ukuri kubiguhisha twabiguhisha ariko ntibyari ukwanga ko dusangira ngo utaducura. Mama da. Byari ikisi? Byari kugira ngo ntabahumanya se? Oya, ahubwo nk'uko ubibona ni imyumbati idafite n'udushyimba. Kandi batubwiye ko tugomba kurya indyo yuzuye.
nabiguhishe rero nanga ko wongera kumbwira ngo nteka nabi. Erega n'ahantu twicaye harasa nabi mujyanama, kugira ngo rero umujyanama asange twicaye ahantu nk'aha turi kurya, mva nabyo ni ikindi kibazo, mbese nta rundi rwango nta bundi busambo. None se Pasika, ndakumva mujyana. Ko mbabwira ikintu cyose mukansubiza ngo murakennye. Ariko nibyo pe. Ubu no gukora isuku yaho murira n'ubukire, no koza amasahane muriraho bisaba ubukire. Reba iyo safuriya n'ukuri muteka mu kwisa, kuyoza nabyo birasaba ubukire. Mva mujyanama rero reka nkubwire rwose, reba mukobwa jana arananiwe nta kintu akibasha gukora. Ubu Pasika nzashaka ikiraka kivamo ibyo turya, noza ayo masahane, noza amasafuriya, nkubura aho twicaye, umva mese ibiringiti turaramo, nkarabya abana mba mesere njyenyine. Ibyo bintu koko urumva nabishobora byose uko byakabaye? None se Pasika, ndakumva rwose mbwira. Uyu utekereza impamvu z'ibyo byose? Soko turi abakene se? Ntabwo muri abakene, kereka niba ari mu mutwe nk'uko mpora mbibabwira. Naho ubundi ibyinshi mu bibazo nimwe mu byitera. Ariko ntukavuge ngo umuntu niwe witera ubuzima bubi Nosiya. Ubu se ninde wanga ibyiza koko kabibura? None se iyo twirirwa tuvuga kuringaniza urubyaro no kubyara abo umuntu ashoboye kurera, mwebwe aho kubyumva mugakaza umurego nk'abari mu irushanwa, mwamwumva abo bana mubyara muzabareresha iki? Mva cyakora ko kuyonza kuba mfite muzara nakazehe gusa, nukuri ubusimba nkomerewe bigezaho. None reba mugiye kubyara n'undi, kandi giteye agahinda. Ubu muzava kwa muganga nta buryo bwo kuboneza urubyaro mufashe. Umva yewe mujyana, noneho rwose tuzabitekerezaho turebe umwanzuro twafata. Ariko ubu murebye ubuzima murimo, murumva mukirabo kubitekerezaho koko? Ikintu muzatekerezaho ni iki mu by'ukuri? Ese ubaho bigeze aha ngaha ntimwafata umwanzuro mukifungisha burundu? Yes there, how are you? I'm fine Chris, wowe umeze ute? Shandaho bisanzwe, amakuru y'iminsi. Ko wanyiciyeho se? Duherukana ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida, guhera kiriya gihe nturongera kunyiteza. Sha nta mutima wowe n'akazi bisanzwe. Birumvikana ko akazi kaba katoroshye. Wabaye amahoro se ariko? Narakwandikiye wanga kunsubiza. Kandi koko disi ndumva narigeze kubona message yawe ariko sinyisubiza. Nyuma nyine ya cyagiye narakwandikiye nkubaza niba wa munsi utaragusizemo imvune. Ntegereza kunsubiza ndaheba. Yego sha ndabyibutse rwose. Byaranshimishije ko wantekerejeho. By the way, gusa mvere sorry ko ntibutse kugusubiza rwose. Nta kibazo bibaho nyine. Cyane cyane umuntu ufite umufiyanse utekerezaho cyane, usanga nyine rimwe na rimwe abandi bantu wibagiye kubasubiza. Ntaho ibyo bihuriye Leya. Umufiyanse se yakuza kuvugana n'inshuti. Byatewe n'uko uriya munsi twatahanye imvune. Ntahananiwe mbyuka njya mu kazi mba mbyibagiwe ntyo rero. Birumvikana pe, gusa ntibigutere ikibazo, nta nubwo ngo uhamagare ari byo ngambiriye kukubwira da. Hari icyo wambazaga se? Nabyutse numva ntameze neza, ndumva nshaka gusimbukira kwa muganga. Hari ikibazo se? Kutabuza ubwishingizi mu kwivuza, urabuzwa n'iki kujya kwa muganga bakurebere nimba urwaye baguha imiti? Nashakaga kumenya igihe ubu hari ngo nze kuza umvure. Uyu munsi hari gahunda nagiyemo, sinzi niba ndi bugere ku kigo nderabuzima. Gusa abandi baganga barahari bagufasha. Uwaba ndetse se nkazaza ejo niba ariho uzaboneka. Indwara wararanye se ukayirirwana, urumva wayigera n'ejo? Erega burya umuntu abaho akagira umuganga yisangamo, kubera ukuntu yita ku bantu, numvaga ari wowe rwose wamvura nkahita nkira. ngo wari yatangiye gushyira mu bikorwa inama za Sorina zizamuhira se. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.